Nabashuje cyane abakunzi b'Umukiza wacu TV, nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino, nizere ko mumeze neza cyane. Kandi nawe niba utameze neza ukaba udukurikiranye ku Mukiza wacu Channel TV, Uwiteka arabizi kandi hari icyo yiteguye kugukorera muri uyu mwanya mugiye kubana nanjye muri iki kiganiro sobanukirwa. Mbere y'uko dutangira rero ikiganiro cyacu, tugiye kubanza tubagezeho indirimbo nabateguriye idusunikira neza ikatwinjiza mu kiganiro tukabasha kugira gute kugikurikirana. Rero mukurikirane iyo ndirimbo. Intambara ziri mu rugendo zirushijeho kwiyongera, ingorane ziri mu rugendo zitumye benshi bayoba inzira. Intambara ziri mu rugendo zirushijeho kwiyongera, ingorane ziri mu rugendo zitumye benshi bayoba inzira. Iyo tujya si kure, ndahareba mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana ntirizahera ngaho tuzumanga. Iyo tujya si kure, ndahareba mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana ntirizahera ngaho tuzumutima. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndabashimiye rero kuko mudukurikiranye ku Mukiza wacu Channel TV, kanda subscribe kugira ngo ujye ubashe gukurikirana video tugushyiriraho uko dusohoye video nshya, ujye ubasha kuyikurikirana. Kandi niba wadukunze kande like and share kugira ngo ujye ubasha gukomeza kubana natwe, ufashe inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo babashe kumenya ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yacu iduhana umugisha. Intambara rero ziri mu rugendo zirushijeho kwiyongera, n'ingorane zirushijeho kwiyongera ku bana b'Imana, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimuhumure kandi mutuze umutima, Uwiteka ari kumwe natwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka rero dusenge Imana twinjire mu kiganiro kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro Umwuka Wera ari kumwe natwe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yo mu ijuru ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye kandi turaguhimbaje kuko wabanye natwe mu minsi yatambutse na n'ubu uracyaturinze. Wabanye natwe rero Mana udukunda, bana natwe kuri uyu munsi turahumetse, kandi Uwiteka Imana turacyahumeka. Mana Data wa twese rero tugutumiye muri iki kiganiro sobanukirwa, uzudufashe, Umwuka Wera atuyobore, imbaraga zo mu ijuru zitugote, abamarayika baba tuzenguruke, kandi tuduheje n'imyuka y'abadayimoni, imbaraga za gishitani nizikurweho mu izina rya Yesu. Umwuka Wera aba ariho utuyobora, nitugeza ku musozo w'iki kiganiro turongera dushima izina ryawe. Bafasha abadukurikiye kuri TV Umukiza wacu, kandi ukomeze kubana natwe muri iyi channel, ukomeze kuduha imbaraga. Nanjye ugiye gutanga ikiganiro umfashe, umpe imbaraga, umpe amavuta, kandi umpe gukomera, nkomeze n'abandi. Mu izina rya Yesu rero fasha abagiye kudukurikira ndetse n'abaduteze amatwi kuri iyi Channel TV, ukomeze kubana nabo kandi ubahe umugisha. Bana natwe rero mu kiganiro mu izina rya Yesu. Amina. Ndabashimiye cyane nanone, mukomere cyane. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Nizere ko munkurikiranye kandi ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi rirabasha kudufasha, rimfashe nawe rigufashe kugira ngo turusheho gufashwa twembi. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi nabateguriye iravuga ngo ngizi intwaro 10 umukristo w'ukuri arwanisha. Ngizi intwaro 10
z'umukristo w'ukuri arwanisha. Turazisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice ni 6 umurongo w'10 kugeza ku wa 18. Abefeso ibice 6 umurongo no wa 10 kugeza ku wa 18. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice ni 6, turasoma duhereye ku murongo w'10 turageza ku wa 18. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Reka tuanze dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije rwose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzabasha kuzimisha ya myambi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Pawulo yandikira abantu bo mu itorero rya Efeso, arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izo ntwaro zose z'Imana rero nizo tugiye kugarukaho kugira ngo buri mukristo w'ukuri abashe kugira gute kuzimenya. Namara kuzimenya amenye n'uburyo zirwanishwa n'akamaro kazo. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Intwaro ya mbere niyo bita gukenyera ukuri. Gukenyera ukuri twirinda kuvuga ibinyoma. Ukuri ni kuba muri twebwe, ijambo ry'Imana rizagwira kandi rizagira imbaraga. Intwaro ya kabiri, kwambara gukiranuka. Twambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kugira ngo umwanzi Satani nabasha kuturasa umwambi ashaka kuturasa mu gatuza, asange harimo gukiranuka mu mitima yacu. Ubwo nibwo tuzatsinda urugamba. Imana yacu nishimwe. Intwaro ya gatatu ni ukwakira ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kuko ubwo butumwa nitubwakira mu mitima yacu buzabasha kudutsindishiriza ku munsi mubi. Indi ntwaro ya kane ni ukwakira ukwizera. Kwizera kukaba mu mitima yacu, kuko kwizera ni ingabo ibasha kudukingira ya myambi ya wa mubi yaka umuriro. Ntago umubisha yabasha kujya gute kudutobaza umwambi wiwe aturashisha. Imana yacu dufashe kandi tugiye neza. Indi ntwaro ya gatanu ni ukwakira agakiza kakaba ingofero. Ingofero umuntu iyo yambaye ibasha kumurinda byinshi, ikamurinda izuba, ikamurinda imbeho, ikamurinda gukomereka ndetse n'ibindi bikomeye cyane byabasha kwibasira umutwe. Arangije aratubwira ngo twambare agakiza kaba ingofero, kugira ngo umwanzi Satani nabasha kugira gute kuturasa mu mutwe azasanga uri poroteje cyangwa se urinzwe. Imana yacu idufashe kandi tugiye neza. Arangije aravuga ngo twakire ijambo ry'Imana. Twakire ijambo ry'Imana niyo nkota ityaye, inkota
icyayiboneye ni ijambo ry'Imana, kuko na Yesu yarayirwanishije ubwo yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Ijambo ry'Imana ryaramutabaye, ijambo ry'Imana ryamuhaye kunesha ubwo umwanzi yamugendekera akamubwira ngo niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana, fata amabuye uyahindure umutsima cyangwa uyahindure umugati ubashe kugira gute, ubashe kurya. Ariko Yesu afata inkota ariyo jambo ry'Imana amubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa kw'Imana. Imana yacu idufashe kandi tujye neza. Iyo nkota yagiye ayitera Satani, Satani arangije aramuhunga. Imana yacu idufashe kandi ikomeze kutuneshereza. Tugeze ku ntwaro rero ya 7 ariyo bita gusengesha umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka ntabwo ari ugusenga utitimira, ntabwo ari ugusenga uvuga cyane, nta nubwo ari ugusenga wemeza abantu yuko ushoboye gusenga, ahubwo gusengesha umwuka iteka. Ijambo ry'Imana riri kutubwira muri uyu mwanya ni uguca bugufi mu mutima, ukabanza ukihana ibyaha, wamara kwihana ibyaha ukabwira Data wo mu ijuru akakubabarira, yamara kukubabarira ubundi tangira ukazamura isengesho rifite imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Hari intwaro rero ya 8 niyo tugezeho, kuba maso. Kuba maso, ijambo ry'Imana rivuga ngo mube maso kuko mutazi umunsi igihe umwana w'umuntu azagarukira gutora itorero rye kugira ngo abo yacunguye abazamure mu bwami bw'ijuru. Arangije aravuga ngo nuko mube maso, muhore mwiteguye, kuko umwanzi anyura hirya no hino ashakisha uburyo yabageraho. Ariko iyo wabaye maso, ukaba uri umusirikare, ukaba maso, nta ngabo n'imwe y'umubisha ishobora kwinjira igihugu. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Ijambo cyangwa se intwaro ya 9 niyo gusabira abera bose. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo twe kwizirikana, ahubwo tuzirikane na bagenzi bacu. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Intwaro ya 10 ariyo ya nyuma ni uguhagarara ushikamye. Guhagarara ushikamye, ntunyeganyezwe n'imiraba, ntunyeganyezwe n'ibigeragezo, ntunyeganyezwe n'intambara, ntunyeganyezwe n'uburwayi, ntunyeganyezwe n'amadeni, ntunyeganyezwe n'ibindi byose byabasha kugukura mu nzira y'agakiza. Icyo gihe rero uba ugize gute, uhagaze ushikamye. Iyo ubashije guhagarara utanyeganyezwa n'iyo miraba yose maze kubabwira. Rero izo ntwaro uko ari 10, birashoboka yuko hari izo shitani yaba yarakwibye, birashoboka yuko hari izo shitani agambiriye kukwiba, ariko muri uyu mwanya umaze kumva ikiganiro tugiye kumarana muri uyu mwanya wo gusenga, dusengera icyo cyifuzo cyo kugira ngo intwaro wanyazwe ubashe kuzigarurirwa, ndetse n'izo shitani agambiriye kukwiba ntazabashe kubigeraho. Nicyo cyifuzo rero tugiye gusengera. Niba wamaze gukurikirana ugasanga ukuri kutari muri wowe, barabasha kugira gute, urabasha kudufasha kugira ngo ukande like and subscribe, ubashe kudukurikirana video zose tuzajya tubashyiriraho. Rero muri uyu mwanya, mbere yuko dusoza iki kiganiro, tugiye gusenga dusabira abantu shitani yagize gute, yatwaye izi ntwaro. Imana yacu idufashe kandi tugiye neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo harimo abantu benshi batarimo barakoresha ukuri, ugakoresha ibinyoma, bakabeshya. Iyo ntwaro y'ukuri yaribwe, yibwe abakozi b'Imana benshi cyane, kuko ntabwo bari kuyirwanisha intwaro bita ukuri. Indi ntwaro bibwe, umwuka w'Imana yongera kumbwira ngo kwizera kwamutse mu bantu, ntabwo bakizera Imana. Imiraba iri kubageraho bagatangira bakava mu nzira y'agakiza. Abatinyaga ibigunda bakabyadukira, abatinyaga
kuba bakora icyaha, ubusambanyi bakabwinjiramo, abatinyaga ubujura bagatangira bakabwinjiramo, kuko kwizera kwamaze gukamuka mu mitima yabo, agakiza kamaze gukamuka mu mitima yabo, ijambo ry'Imana ryamaze gukamuka mu mitima yabo, ndetse n'umwuka w'Imana wabagiraga inama akababuza ati iki ni icyaha, uwo nguwo yamaze kwigendera. Fatanya nanjye rero mu gusenga Imana kugira ngo umwuka wera yongere agaruke, umwuka wera aguye guhagarara ushikamye, umwuka wera bagusengesha umwuka iteka no guhimbaza Imana mu mbaraga, umwuka wera agushoboze kugira ngo ubashe gusabira abera bose. Ijambo ry'Imana rikumbwira ngo harimo abantu barimo barizirikana bo ubwabo bagasengera ibyifuzo, niba agiye mu butayu, niba agiye mu rusengero, mu cyumba cy'amasengesho agiye afite icyifuzo, Mana mpa inzu, Mana mpa imodoka, Mana mpa kuba ahantu heza, Mana mpa kwemeza runaka, ariko nta muntu n'umwe ufite icyifuzo cyo gusengera abandi kugira ngo babashe gukizwa. Ijambo ry'Imana riri kumbwira ngo rero mwene abo bantu bashake uburyo basengera abandi, nibyo bya bindi byo gusabira abera bose ijambo ry'Imana riri kutubwira. Reka kwizirikana rero wowe ubwawe, hano zirikana mugenzi wawe, Imana izabiguramo umugisha, kandi bimwe uba uri kusaba Imana izabona ko bikeneye kuko wasabiye abandi, mwese bibahane. Rero ndabashimiye cyane muri iki kiganiro mwabanye nanjye sobanukirwa. Twamaze kubona intwaro 10 zose z'Imana, intwaro umukristo w'ukuri abasha kurwanisha mu kigeragezo, mu intambara zitandukanye, intambara z'amadeni, intambara z'ibigeragezo, intambara z'uburwayi ndetse n'ibindi bigeragezo bitandukanye. Ese muri izi 10 wibwemo zingahe? Muri izi 10 usigaranye zingahe? Muri izi 10 uri kurwanisha zingahe? Reka dufatanye gusenga Imana, tubwire Data wo mu ijuru ati Mana izo shitani yanyibye ongera uzingarurire. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana ririmo riratubwira kandi ririmo riratwereka. Ese ni izihe ntwaro ndimo ndazirwanisha gute? Ese sinaba narazibwe? Tugiye gusenga Imana. Data wa twese, Imana ikomeye, nongeye kugusaba gushimira ijambo ryawe Data wa twese, uburyo wabanye natwe, kandi ijambo ryawe ritubwiye yuko dufite intwaro 10 dukwiye kurwanisha, ariko twiringiye kubyumvishije, nkakomeza kudufasha. Rero ndasengera abafite amadeni, ndasengera abafite ibibazo by'intambara zitandukanye, abo bose barengere, kandi abo shitani yibyize intwaro wongere uzibagarurire, wongere ububake, bahagare bashikamye, basengeshe umwuka iteka mu byo gusenga. Urakoze kuko wumva gusenga.